umugore yashakanye umukobwa we amushakana kundi mugabo. Umukobwa amaze gukura ahita amwirukana, atumva sohokera mu nzu w'agakobwa we. Ariko mama waretse kunkorera ibyo ngibyo. Umugore ati reka se. Umukobwa ati mama ndakwinginze nkorera ibi ngibi ntabwo mfite aho kwerekeza. Umugore ati ngo ki narakubyaye ngenda nkwirukankana mu bagabo, naguhaye amahirwe menshi ngo nawe ugire ubwenge, ese urumva ariki ntagukoresha? Amahirwe yose naguhaye wagiye uyapfusha ubusa. Ubu ngubu narakubwiye ngo maze gukura nawe ugomba kugenda ukajya gushaka amafaranga ukayazana, none nta kintu uzana. Urumva ngiye nzakomeza kugutaha amafaranga muri ayo mashuri yawe se ngo ya kaminuza bizagenda gutenza yakura hehe? Umukobwa atari ko mama wambabariye, ese wanyumvise? Kaminuza rwose kuyiga birahenze cyane, ariko ndagusezeranya ko nukomeza kunshakira udufaranga ukandihira nukuri nzabona akazi keza kandi nzaguteza imbere. Amafaranga nanjye rwose nzayaguha nimara kurangiza nzashaka akazi. Umugore ati reka icyo university wiga ntacyo kimaze, ariko reba umugabo wanjye shaharumva ko atize ntago tunze ntazana amafaranga. Umukobwa atari ku mama rwose none se ngende uwo mugabo wawe ntubinkore rwose ndi umwana wawe, waranduhanye ihangane n'ubundi ukomeze unduhane. Ese koko umugabo wawe niwe uhisemo kundusha? Se ko ntawe mfite njya uri kunyirukana ngo njye hehe? Umugore ati rero umenye ko ari umugabo wanjye nyine, nubwo atari wakubyaye ariko ni umugabo wanjye. Urumva sha, niba rero yavuze ko atanagushaka reka nkwirukane. Impamvu yonyine yatuma uguma muri ino nzu ni ukuzana amafaranga, nta kindi. Niba atari uko bimeze utibeshya ngo wongere kuzana icyo kirenge cyawe muri ino nzu sinzongere kukubona kandi ukundi. Umukobwa ati mama wambabariye koko? Ese koko wambabariye ntunkorere ibi ngibi? Umukobwa ararize, mama waramutaye ngo ntago ashaka ko bakomeza rwose kuba mu nzu imwe n'umugabo wundi yishakiye, ngo amaze gukura nawe najya nashaka amafaranga. Ariko amwirukanye akiri umunyeshuri. Reka turebe uko byarangiye. Uwo mugore yarutishije umwana umugabo kandi utaranamubyaye. Niba twamwita se nyina, niba twamwita mukanyina, ariko icyo nzi nuko ari umugabo wa mama we kandi utaramubyaye. Kuva uwo munsi kandi nuko avuye muri iyo nzu agenda atazi iyo yerekeje kandi agenda ari umunyeshuri. Atangira kugenda azerera mu mujyi atari komane yanjye se ko nderekeza hehe? Ese njye gucumbika ku banyeshuri twigana, njye gusaba akazi mu kabari se, njye kwibera mu mihanda se mu biraro? Ariko se za mayibobo zo nzazishyira. Ibyago kuri iyi si ni ukuruha kandi uri mwiza, kuko rwose bashaka kubyaza umusaruro baba ari benshi cyane. Uko agenderera gutyo kandi arabamubonye bari mu modoka, buriya rero wakabyaza umusaruro pe. Nawe yarababonye arahagarara ati se bariya bagabo njye kubasaba akazi bigende gute se? Umugabo nuko yitegereje kandi, ariko we rwose byo kubanga ibibazo umukobwa arimo ntago abyitayeho, ahubwo yitaye ku kwishimana nawe. Akomeza kugenda avuga ati se nderekeza hehe, ndakora iki, ndabigenza gute? Mugenzi w'umugabo rero ati ariko se kunuze kwitegereza ko ari agakobwa cyane bimeze gutera, urashaka ukishimisha hose tugahamagare? Umukobwa yakomeje kwigenda rwose ati ariko se nderekeza hehe, ndajya hehe, njya gusaba akazi mu maroji se bigende gute? Umugabo ati none uriya mukobwa ko wamwitegereje cyane uri kubona mukwiranye se? Ariko umukobwa nk'uri ufite stress kuri uri kugenda aririra mu nzira urumva wamwishimira ra? Umugabo ati yewe sha ntabwo bizi, urumva nanamukunze ahubwo ntumbaze ibyo bibazo by'ubuhoni we, tuzabivugana ikindi gihe kabisa. Kuba umuntu se arahuye n'ibibazo bivuze ko atakundwa sha cyangwa ko atari mwiza, bivuze ko tutakwikundanira se? Reka turebe uko byarangiye. Boss rero yahise atuma umugabo atumva ahubwo genda umunteretere nta kindi. Nuko umugabo yagiye. Umukobwa akomeza kuvuga ati ariko se mana yanjye koko mbigenze nte? Iyo papa wanjye niba araza kuba ariho ntago ibi ngibi biba biri kumbaho. Abakobwa mwakuze rwose mutagira abapapa banyu, gira ubuzima turabasubije cyane. Umugabo yarahageze atumva umukobwa uretse kabisa, bite byaho wenda ubona byagucanze bimeze gute? Umukobwa ati none se urashaka iki ubundi urinde? Umugabo nta kindi yavuze, yakweye inote nyinshi cyane. Ataye amafaranga yose na yawe. Urabona ko kandi ari invitation, niba ushaka menshi kurushaho ugomba kuza ahantu. Umukobwa ati aya mafaranga nubwo wawe yakwiye kwa satani ngomba kuyafata. Iyi Imana yategetse n'abadayimoni barayumvira we. Ati none bino bisobanuye iki se kandi? Aha hantu ho hasobanuye iki, yashatse kuvuga iki? Umugabo ati wowe nyine jyayo nta kindi, icyo nkubwiye nuko nujyayo uzagubwa neza kurushaho, uzagira ibihe byiza kandi rwose byose nzi ko bizagenda neza kuri wowe. Boss w'umugabo yari yakunze umukobwa aramutumira. Umugabo kandi nuko yigendeye atanavuze. Uvuga ati none se bite kandi? Uretse kugira utambwiye se ndaza sangahe? Nababwiye ngo y'Imana ategetse n'abadayimoni barayumvira. Aho umugisha waturuka hose, waturuka ku bantu babi cyangwa biza upfa kuba ari umugisha. Umukobwa akomeje kwiyumvira aravuga ati aya mafaranga rero mbonye ayo gukodesha inzu ntabwo nayanga.
icyo bantegekaho gupfa none nzapfe ejo. Umugabo rero nuko kandi yaragiye ari kumwe n'umugabo nanone umukorera, ariko umugabo akaba ngo yari afite indwara. Mugenzi we aragenda agura umuti utera ubushake, arangije asuka mu cyo kunywa aramuhereza. Atumva rero bosi wanjye yari na mubyara we, atumva mubyara wanjye rero kano kantu rwose ukanywa ugubwe neza. Umugabo rwose ngo ntiyagiraga ubushake, ariko mubyara we aragenda agura umuti ashyira mu cyo kunywa, umugabo arinywera. Arashaka kumuvura, yaranyweye amaramo. Iki cyo kunywa cyanjye waba washyizemo agakira ko numva harimo akandi gahumuro. Mubyara watariga ntumbaza ibibazo byinshi, uyinywera akanyobwa kandi ugubwe neza. Yatazi nuko yashyizemo umuti wongera ubushake. Umugabo bari baramupimye bamubwira ko rwose nta bintu by'ubushake agira, ngo ni ikiremba. Bose ati ntacyo reka ninyweresha, ko uri mubyara wanjye se kutanyica. Mubyara we akomeza kwibaza ati ariko wa mukobwa kuki yatinzira. Nagize amahirwe mubyara wanjye aramwikundira, Imana ikamfasha akaza kumwemera bakararana uburemba bugakira. Batumva rero mubyara wanjye ati abakobwa bose nagiye ngushakira ntabwo wagiye ubakunda, uyu munsi rero wikundiye uwawe. Mubyara yashakaga akaza n'umugore ariko byaranze, akaba azi gushaka amafaranga nanone. Mubyara barakomeza aravuga ati ariko rwose umva muvandimwe ntukomeze kubabara. Ati kuri iyi si rwose hari abantu benshi cyane bagenda babwira ngo ntago bagira ubushake, ntibazanabyara, nyamara ugasanga ni bazima ahubwo bakeneye umuti. Umugabo ati ntuvuge ibyo ngibyo we, ntabwo uri muri shyira umwanya wanjye ngo wumve kubaho utagira ubushake, utagira umugore, wumva nta muntu washaka, ngo mve ukuntu ari ibintu bibi cyane. Umukobwa araje, umugabo ati yewe ndamubonye pe, arahageze nguwo. Akomeza kuvuga ati si hano kariho bantumiye, nkaba nduzi ntababona bimeze gute, sumo nagakorara ariko nagakora aho kugira ngo mbeho nabi mburare, nagakora pe. Umwe wari uri kureba mu gitondo rwose wari wakunze araje, ese ntabwo uri kumukunda? Umugabo ahita atangira kwisubira ati ahubwo saje gukora iki ahangaha, kandi koko yari yamukunze, ni nawe wamutumyeho. Ariko rwose mubyara wanjye nawe ibyo bintu ushaka gukora ntabwo ari byo, ahubwo ndagira ngo rwose wishime. Mubyara we rwose agiye kumuzana atumva wijya kumuzana ndumva ntangiye kubivamo, ntuva ahangaha ngo wirukanke ngo umuhunge, ubwo buremba bwawe naguhaye umutisha. Shaka umushakira umugore ku ngufu, ariko ari kumushakira nubwo ari guca mu nzira mbi. Ni ukuri nawe rwose yarakeneye umugabo, yarakeneye umukunzi, ariko none akaba yarakeneye n'ubuzima. Umugabo yaraje ati none rero umukobwa rwose umugore wa mwiza pe, ndatekereza ko utari buze, Imana ishimwe ko hageze. Umukobwa ati nkubwije ukuri rero ntabwo rwose nzi icyo nje gukora ahangaha pe, nanjye byanshanze, ubuzima bwanshanze. Ati ndumva ikiza ari uko nakwisubirira iyo nari mvuye, ntajya kurya twa tundi wampaye nuko nguko. Umugabo atari kuburetse, mubyara wanjye araguha inshuro ebyiri z'ayangaya nguhaye kumuguteretera, niwemera kuryamana nawe. Umukobwa ati noneho ibyo biranshanze pe, Imana iyo yavuze ngo n'abadayimoni barayumvira, uyu mudayimoni uri kuyumvira simbizi. Ati urimo urambwira ibiki se? Umugabo aturumva wowe nyine icyo ndi kukubwira ni icyo ngicyo, ku maso yawe nta byishimo birimo, ariko ushatse rwose wakwihangana ukagirana ibihe byiza na mubyara wanjye. Icyagusaba ukagikora, nta bundi bugoma gufitiye. Hari ibibazo wamukemurira kandi nawe hari ibyo yagukemurira. Umukobwa ati none se umubyara wawe ninde? Umugabo ati umva mubyara wanjye ni nyakubahwa Itamirano. Umukobwa ati nguki? Yari umusitari, ni nko kumva agira ubuzima legend cyangwa se umukire kanaka. Ati nguki uwo muntu ukonzi kari ufite amakampani akomeye cyane muri no mugise, yaba ngewe yanyifuje gute? Umukobwa yumva ni umusitari, avuga ati nanjye rwose kwifuzwa n'umuntu ukomeye, mama wanjye yaranyanze n'abandi bose baransetse, ntabwo nabyanga. Umugabo ati nuwo nguwo nyine. Umukobwa atangira gusa n'uhakana, ariko nanone mu mutima yabyemeye ati yewe ibyo bintu ntabwo nabikora, byaba ari bibi cyane pe. Byari ibyishimo cyane kukubona rwose, niba utabyemera nkaba natakaje n'igihe cyawe rwose, ndakwihoreye igendere. Umugabo agiye, umukobwa ati ariko boss we buretse mbanze mbitekerezeho neza riga, ngiye riga buriya naje niyemeje, urumva nubwo rwose uwo mugisha uri guturuka mu kidayimoni ariko nawe uri kuva ku Mana, ndabyemeye diru yawe uri kumbwira ndayemeye. Uwo mugabo yarishimye ko rwose noneho uwo muntu mubyara we yararikiye abyemeye, aravuga ati ahari mubyara wanjye kuva iyo yamugiriye agatima bishobora gutuma akira uburemba, akaba yashinga urugo, akaba nibura yaryamana n'umuntu. Barakwereka noneho mubyara wa mugabo koko yaragiye yicara mu cyumba. Umukobwa nuko bamurangiye icyo ari cyo nuko yinjiye, asanga umugabo arimo arinywera ka divayi, ni umukire ariko nanone akaba arwaye kandi indwara y'uburemba. Gushaka umugore byaranze, kwifuza uwo baryamana byaranze. Uyu munsi nibwo yabonye abengukwa umukobwa, gatangira gusenga ati ariko Mana yanjye ibintu rwose ndimo
reka ntuze nta kundi ndumva ari byo ngomba gukora. Amashuri yanjye siyo bizagenda gute ntayarangiza, ubuzima bwanjye bwose aho kugira ngo njye kurara rwose mu kanivo na za mayibobo, uwakwirira ahangaha nkarana nibura n'umuntu wandarikiye wampaye n'amafaranga. Nuko yinjiye umugabo rwose atanabyitayeho, ati ndagusuje cyane mugabo, nta namuzi. Uwo mugabo ahagurutse amurebye abona ni wa mukobwa yari yararikiye kare, nuko yigiye kandi nta no kuvuga, ati nanjye ndagusuhuje bitese. Mukobwa turumva nyine mubyara wawe yambwiye ngo nze kukureba. Mugabo ati ceceka, ibintu byo kuvuga cyane simbimenyereye, ndumva rwose ibintu biri kugenda binzamuka mu mubiri wose, wagira ngo ahari ndi kugenda nkira pe kuva nkubonye. Atumva ahubwo reka dutangire, icyakuzanye urakizi, ngaho buryamye aho ngaho nanjye ndaje. Nuko umukobwa kandi yaryamye aho ngaho ku gitanda, ari kumva akabaraga kari kugenda kamuzamo, ntagaze uko byagenze. Umukobwa atari ko buretse nawe, ese ubwo ibyo bibaraga byose uri kugenda ugira bimeze gute? Ati tugomba kwirinda rwose kugira ngo atavamo indwara cyangwa se inda zitifuzwa. Umugabo ati ntuhangayike, ariko we nta bintu by'indwara mfite, niba nabifite ubinyanduze ngiye nzajya kubyivuza ndi umukire. Naba nagiriye umuntu agatimatima narangiza nkajya no kwirinda se reka. Nuko kandi bagiye kuryama, bararyamye rero buracya. Umukobwa arabyuka ati yewe ese ko mwambwiye ngo murampemba amadolari 10,000 koko urayafite ngo uyame? Ndumva rwose ayo ngayo nyabonye yaba mpagije ku bibazo mfite, ku bintu nkeneye gukemura. Umugabo ati ibyo ngibyo se, ibyo ni utuntu tworoshye we, 10,000 by'amadolari ni amafaranga ageze muri miliyoni 14 z'amanyarwanda muri iki gihe turimo. Umugabo nuko yakwiyeyo kandi ati ngaha rwose yafata amafaranga uri kwifuza. Umukobwa aragiye abara minerivare, abara yazarya, abara aya stage, abara yo gukodesha inzu, abara y'amavuta, ay'inkweto, yumva ni miliyoni 14. Ati ngiye nyihera yo ngayo. Umugabo nuko yamuhereje kandi nta no kuburana, ariko disara abagabo b'abagome baryamana n'umuntu kandi bakamwambura nubwo baba bakoze bibi, ariko aba yakeneye. Ureba kano gafilime rwose niwumvikana n'umuntu mukajya muri deal y'amafaranga ntuzamwambure. Kandi none hari n'abakobwa babijyamo bakajya kwiba, ibyo nabyo ni bibi cyane. Abatira none hongeye ngo aya mafaranga kandi ntugire ibindi utekereza birenze ayo mafaranga, ntonge no kuntekerezaho, ntabwo ngiye nzongera kugutumira, igendere. Umukobwa ati nta kibazo rwose reka nigendere, Imana yategetse n'abadayimoni barayumvira, mu bibaye nk'ikosa akoze abikuramo amafaranga azamukemura ibibazo bye byose. Iyi minsi rero yaratambutse, umukobwa yagiye kwiga kaminuza, ariko aho yaryamye anakwiye inda. Ati yewe noneho ndapfuye pe, burya ntwite n'impanga, ese Imana yanjye noneho mbigenze gutera nzikuzemo se? Ese ubu ngubu ubwo nzanabona akazi ntwite binkundire, cyangwa mfite n'impinja ebyiri ninde uzakampa? Ibyari ibisubizo byose bitangira kuvuka mu bibazo. Turiya mugabo yarambeshye, akiri muri ibyo nukura none umugabo kandi mama we yamubonye yakoraga akazi ko gucuruza abantu. Nyina ati umugabo wanjye azana amafaranga, kumbi ni abantu bagiye gucuruza. Atumva agakobwa ibitese, arebye asanga noneho ni wa mukobwa w'umugore we. Ati yewe naye ndakubonye sha, nishimiye kukubona kabisa, ndabona waryohera abagabo. Ati none umugabo wa mama yabitese? Umugabo ati sha narabyumvishe ngo yirihiye kaminuza we, bite byawe wayakuye? Niko ibese nyine narayirihiye. None ukora iki kugira ngo ubone ayo mafaranga menshi cyane yo kuriha kaminuza? Narakoze cyane we. Umugabo ati ngo ki warakoze cyane, wakoze iki? Akazi se kari hehe? Ndabona bawiyambitse no tumini, aho ni akazi kawe kabase? Sha biragaragara kabisa ko rwose aho ngaho niho ushyira imbaraga peza akazi kawe. Umukobwa ati none se kuki urimo urambwira ibyo ngibyo we? Ati impamvu ari kukubwira ibyo ngibyo nuko aka kangiye kugufata nkakajya kukugurisha we, nkagushyira abagabo kajya gukora akazi kanjye nanjye. Nuko yamufasha ati ariko wa mugabo wa mama we wandetse se fonga umunwa. Nuko yamujyanye kandi ku ngufu ajya kumugurisha. Umukobwa nyina ataka ati ndekura, ariko umugabo yiboneye imari ajya gucuruza umwana w'umugore we. Ariko abagabo rwose barera neza abana b'abagore bashatse, ndabashimiye cyane. Mubyara boss rero yaragarutse, atuma mubyara wanjye ibintu byakomeye. Urumva mfite ikintu cyo kukubwira kandi gikomeye cyane. Ko umukira arahaguruka ati none se nibiki? Ati wa mukobwa rwose mwaryamanye mu mezi atambutse aratwite kandi ngatwita impanga. Umugabo yakomeje kumukurikirana cyane kubera ko yari yaramenye ko mubyara we ari we yarabutswe, ari we yakunze, ari we yemeye kugerageza kuryamana nawe. Ubu ngubu rwose noneho sha nubwo bavugaga ngo rikiremba ugiye kuba papa w'abantu pe, uri serious? Niko bimeze mubyara wanjye, urumva se ngiye nakubeshya?
ati none ibyo ngibyo byashoboka gute se ziko ngiye rwose ngo ndi ikiremba pe ngo sinabyara ariko biragaragara ko dogiteri nubwo akubwiye ngo ntabwo wabasha kubyara bishobora kuba byaraje gukunda nyuma pe imiti ishobora kuba yaremeye rwose intanga zikazamo neza n'ubushake bukaza bikemera byose ariko mubyara wanjye wowe urumva bimeze gutera reka tujye kumushaka kandi genda bizi ko nyuma yaho nta wundi muntu baryamanye amafaranga arayafite bati noneho niba uko bimeze sha umva nahita amuhereza ahantu heza ko kwibera pe umva abo bana ngiye nabitaho neza baramutse bavutse yewe ntabyo uzi wowe namwitaho ubundi abana bavuka namara kumenya ko ari abanjye noneho bikaba byiza kurushaho n'abana nabo pe ntago nakwemera ko abana bana n'umubyeyi utabasha kubarera kandi mpari mbishoboye abagabo bakunda abana gira ubuzima TV turabasuje cyane umugabo ati rero uriya mugore rwose ndumva nawe yenda abyitayeho kuko aba yarazikujemo rero rwose uriya ko yari we muntu nahuye nawe mu buzima bwanjye sha ndumva namuba hafi pe none ngo guki uriya mugore ngo abonye nawe se abirimo umugabo ati hoya ntago ari uko bimeze uriya mukobwa ngiye kuva umunsi twaryamaniye nabonye ko ari amafaranga yishakiraga gusa amadolari 10,000 mbose ati nyine urumva ko bw'ibyago byanjye ntabwo ngiye ntekereza ko ari umuntu ushaka ibifaranga byinshi uko nguko umugabo ati ariko boss wanjye rero uriye rwose ni umugore witunze ni umukobwa wibeshejeho aba wenyine umuryango waramutaye impamvu yabikoze burakemera no kuryamana nawe nuko yari yihebye ubundi n'umuntu wihagazeho nta hantu yari afite ho kwerekeza nta hantu yari afite ho kuba yari afite kaminuza guhumba kwiga gusa urumva yayiga gute niyo mpamvu yemeye kuryamana nawe rega gusa uzi ko uriya mukobwa mawe yamwirukanye mu nzu we ngo kugira ngo abane n'umugabo we mushya yari yiboneye bataramubyaranye umugore bamwita mukase umugabo niwe bamwita mukanyina niwe bamwita senyina ababizi batubwire muri comment ati none ubundi ibyo ngibyo byose ubimenya gute umugabo aturumva rero boss wanjye uriya mukobwa ngiye nabanje kugenda mbariza n'amakuru yiwe imbere yuko nemera ko munaryamana buriya nene amaze kumenya ko buriya rwose ari umuntu muzima utarigeze akora ibintu bibi ariko buriya nyuma yuko mumaze guhura yaragiye yiga kaminuza yari yishyurira ariko ubu ngubu nyine ntabwo ari yabona akazi urumva agenda akora muri ka resitora aracyashomereye boss ati ngo guki ko numva ari umukobwa ufite umutima wo kubakara ubu ngubu ngo ni umuseriveze muri resitora umugabo ati niko bimeze niko kuri rwose umushyira ati none ako kazi ko numva gateye ubwoba ko kavunana cyane kwirirwa uzenguruka unatwite rwose ibintu byo kwirirwa ugendagenda bishobora gutuma n'inda zivamo pe yewe reka tujye kumushaka ntabwo ngiye nshaka akomeza gukora ako kazi kose umugabo ati niko yemeze mubyara wanjye reka tugende nuko bagiye ariko nanone papa wari kutaramubyaye ubana na nyina yamushimuse yagiye kumugurisha inzira rwose ari yamushimutiyemo kugira ngo abagabo baze kuza kumugura bamujyane aragenda aramuboha aravuga ati mva mu kanya baraje bakujyane we bagende bakwishimisheho banyihera amafaranga umugore yakomeje kurira kubera ko nyina yamwanze n'umugabo wa nyina nawe akaba agiye gusongamo nuko yaje umugabo ati agakobwa yibitisi urarenze sha ari keza pe ubu ngubu tugiye kuba bakiri kubira wowe ariko sha bone ntago ndi kwibaza impamvu ntageze igitekerezo cyo kukugurisha kuva kera urabizi ariko ubu ngubu rero mfite inshuti mugiye guhura we barakomana ijoro ryose bakwishimishirizaho urumva umukobwa ati uya rwose wambabariye umugabo ati hoya urambwira iki se hari amafaranga arimo araza menshi cyane we abaturutseho uwo mugabo ugiye kurara kwishimishaho naye ni umukire batangiye guhamagara kandi batese uwo mukobwa wamubonyera yego rwose buri kimwe kimeze neza umukobwa nawe atangira kugenda ashaka ukuntu yakwibohora kubw'amahirwe aribohora arakomeza arahamagara azi ko yaboshye umuntu ariko yamana ikomeza kugenda imufasha ahita afata telefone ye umugabo nawe arakomeza arahamagara ati rwose mva nimuhangayike ndaza kumubagezaho cyangwa se muzane imodoka tumutware zikameze neza umukobwa ahita afata telefone yandikira uwamuteye inda yari afite nomero ye amwohereza icyerekezo cy'ahantu aherereye umugabo arakomeza arahamagara ariko atazi ko umukobwa nawe arimo aratabaza gusa bihurira nuko abari gutabaza nabo baje kumureba za nzira z'Imana umukira agiye kubona abumva message ziri kugenda zisuka abona no umukobwa baryamanye bahanye na nomero umwandikiye boss ati yewe mva mubyara wanjye byakomeye wa mukobwa aranyandikiye arimo arambwira ngo ni mutabare pe umugabo ati none se turamufasha gute aherereye hehe bimeze gute ariko ndi kubona yohereje akantu ngo ko icyerekezo aherereyemo reka tugende turiba hariho nuko bagiye kandi iyi modoka bayihereza umuriro umugabo amaze kuvuga arebye asanga umukobwa yibohoye kare asanga message yazohereje kare zirimo n'icyerekezo ati shaka agakobwa nushaka kunzanaho ubwenge bwinshi uragira ngo nkunigira ahangaha hasi reka tugende ku mugabo ngiye kugushyira we arara kwishimisha ijoro ryose
umukobwa ati nanjye riga ntabwo mbizi ariko icyo nzi nuko ntwite kandi ntwite impanga ndatwite ntwite impanga mupyatura urushyi urampombeje gusa ngo twite iki gute baratwise papa w'izo mpanga nindi nkabivuga shango ugenda ukora akazi ukamakanya ati papa w'aba bana yitwa Aritamirano bagabatunguki ho mukirese mukobwa ashobora kuri kumbeshya pe ntabwo ngiye nakwizera papa w'umwana nawe ntabwo namwemera urabizi ariko ntabwo ngiye mbyiteye ko twitesha tugende sha n'abatwite se ntibakemurira gahunda abagabo tugende ibyo ntabwo mbyitayeho nushaka ubo twite bane umukobwa atari ko ndakwinginza akiri muri ibyo ngibyo babarahingutse dihagarara se wa kigabo buri mu biki umugabo aribyo asanga no wamukire kuko ibyo yakanaga biraba ati boss bite byawe natwe tuzakira shaba tumenye umugabo atunguki boss urimo urakura icyo hangaha se ratumva mubyara wanjye mfatiye umugabo shanda ndahita nizera ko ubuzima bwashigaje azabumarira muri kirisa gucuruza abantu shaka gushimuta nuko umugabo bamufashe kandi umugabo ati rwose mukobwa uri umwana wanjye uri umwana wa nyoko kandi nanjye ndi umugabo wa nyoko umbabarire nsabira imbabazi no mukire umukobwa aranga ati rwose wa mwana wansaba imbabazi nkajya gutunga nyoko umukobwa aranga umugabo kandi bamutwaye umugabo ati umukobwa wanjye yambabariye kuri umwana wanjye nubwo ntakubyaye umugabo nuko bamujyanye umukire arigira yikundiye umukobwa kandi n'urukundo rwe rwa mbere yaragize atumva aratatuza nubwo nakubwiye ngo nyibagirwe ntuzongere kuntekerezaho ariko ngiye burya ngutekerezaho buri gihe kandi buri kimwe kizagenda neza akenshi burya amagambo abantu bavuga hari n'igihe batandukanye n'ibiri ku mutima umuntu akakubwira amagambo meza ariko ari kukubeshya ariko hari no kukubwira amagambo mabi kandi mu mutima ari ukuri agukunda ahubwo ari ukwihagarara hari ukwirinda ko wazamubabaza umuntu akakubwira ati burya ntabwo ngiye ngukunda kandi mu mutima yarashize ari ukugira ngo utamubabaza ukaba wamwanga umukobwa yitegereje umugabo abona afite urukundo mu maso atahari se kuko Imana yaba yongeye kungirira neza ikankiza ese Imana yabarankije ubukene ikongera ikankiza no gushimutwa no gusuzugurwa ese koko Imana itegetse n'abadayimoni barayumvira ese koko umugisha waturuka mu bintu bibi nuko umugabo kandi yajyanye umukobwa amujyana mu nzu ye nziza ahangaha ni mu nzu yanjye umukobwa aritegereje biramutungura cyane ati bitese kandi ngewe nabahangaha ese mu buzima bwanjye nanjye nakwicara ahantu nk'ahangaha niho uzibera ubuzima bwawe bwose usigaje tuzaba turi kumwe kandi umukobwa ati no nzu ni nziza ariko se koko nibyo ntabwo numva ko cyaba ari igitekerezo cyiza cyo kunshyira ahangaha ndumva ntakwiriye ese koko ngiye nawe twaha abana utananze tutanaziranye ariko abakobwa n'abagore akenshi hari igihe bazibazo barimo barashaka kugerageza umuntu ngo bamenye niba koko ibyo avuga ari ukuri ibyo yari yavuze kuko bumvaga ari igitekerezo cyiza ati wowe niba ari ukutekereza waba wibeshye ntabwo tuziranye koko ariko nubwo tutaziranye twagiye mu rukundo kandi tutanaziranye kandi urukundo nicyo cya mbere none ngo havuyemo n'abana ngo ugiye kuzabyara impanga sha icy'ingenzi ni uko turi kumwe ibindi byose ntacyo bivuze kandi tukaba twaragiye no mu rukundo umugore ati none ibyo uri gukora byose urashaka kubikorera abana akumubaza niba nawe yaba amukunda aramubwira ati mva rero rwose mukobwa ngerega burandana nagukunze kuva umunsi wa mbere rwose nkubona nibereye mu modoka nawe uri gutembera ku muhanda naragukunze turumva rero ntabwo nahise nkurambagiza kubera ko numvaga ko ushobora gutekereza ko utabikwiriye ukaba wabyanga ariko ntabwo ari ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo namaze kumenya ukuri nubwo cyagiye twaryamye rwose nkavuga ngo wigendere natangiye gutekereza ngaho ashobora kuba ari umuntu mubi ariko namaze kumenya ukuri icyo ushaka kumenya ntabwo ndi kubikora kubera abana utwite ahubwo ni uko mu ndiba mutima wanjye harimo ko nifuza ko umunsi umwe nawe nibura uzankunda kubera ko njye nagukunze kera kandi ukazankunda neza by'ukuri nk'uko nanjye gukunda arangije amuha n'akabizo nk'ikimenyetso cy'uko amukunda nubwo ndi umukene narakwikundiye ndashaka kugushyira ahangaha ngo twibanire ahari wenda nawe umunsi umwe uzankunda byose narabimenye namenye ukuri namenye ko wahuye n'ibibazo kandi urukundo ruvuye mu bibazo ntabwo ari urukundo ruba rworoshye kandi kugira ngo ube wakunda umuntu wifitiye n'ibibazo ntabwo ari ibintu bipfa koroha rero uranshimishije cyane ariko noneho wenda reka nemere tugende tumenyana gake gakeya reka nemere twibanire umugabo ati niko bimeze icyo wifuza icyo upfa ni uko uba uri kumwe nanjye turumva rero guhera aka kanya noneho iyi nzu yose ni iyawe uzasaba icyo ushaka nanjye nzakiguha sibyo nuko kandi umukobwa yabyemeye uwo mugabo ati noneho guhera uyu munsi ngiyo nkwereka icyumba cyawe uzajya uraramo icyumba kandi cy'umugabo wawe icyumba kandi kizaba n'icy'abana bawe nuko batangiye kugenda batembera inzu
uwavuye mu rugo yirukanwe na mama we kubera ko ngo nta dufaranga agenda kuzana. Urukundo rwamuhaye amahirwe, Imana imuha n'umugisha. Amezi rero yaratambutse, uwo mugore aza kumenya ko umukobwa we yabonye umugabo w'umukire kandi na kaminuza yarangije aza mu rugo. Ati mbega inzu we ise umwana wanjye ni ahangaha yababa. Nari nzi ko azajya kwa mayibobo ku muhanda, izindi mayibobo zikajya zimukoresha ibyo zishaka. None sha burya Imana itanga umugisha pe. Umugore nuko yamanutse ati urashaka iki wa muntu we? Sha kuva navuka sinigeze mbona inzu nziza nk'iyi pe. Nuko yaje nyina aratungurwa ati mama bitese ubu ngubu ngiye ndi kwihuta we, mba ndi kwiyitaho nita no ku mugabo wanjye, mbwira icyo ushaka vuba se. Umugore ati mwana wanjye sembi herehera, urumva nyine naje ahangaha namenye ko abonye umugabo, naje ahangaha pe, ndagira ngo ngusaba akantu kamwe. Rega rwose mwana wanjye, mukobwa wanjye, ndakwinginze ndagusabye, uriya mugabo wanjye umufunguze. Umufunguze pe. Umugore ati nguki njyewe wumva wanyibeshyeho mama, ntabwo nabyemera, ntabwo ngiye nafunguza umugabo wawe, nta mbabazi namuha, ariko uzi icyaha yankoresha akanshimuta we akajya kuncuruza, agomba kubyishyura pe. Mu byahati mwana wanjye, ariko watubabariye koko rwose, nanjye nsabye imbabazi z'ukuntu umugabo wanjye yaba yaragushimuse, ibyo yakoze byose n'ukuri ni bibi, wumva duha amahirwe, muhihirwe rimwe cyangwa se uduhirwe tubiri. Umugore ati nguki njyewe ntinyuke ngo muhe amahirwe, wumva niba ari amahirwe ngiye namaze kuyamuha pe, nta n'igice cy'ihirwe yigeze ampa. Akabikora azi neza ko nawe wanyirukanye mu nzu yawe. Mwese nta n'umwe wari unyitayeho, ataranitaye no ku mahirwe niboneye we, nkaba nari ntwiste impanga z'umuntu w'umukire. Mwese mugashaka kunjugunya ku muhanda, undi agashaka kunjugunya mu bagabo. Ariko mwana wanjye rwose, kuri umwana wanjye ko nabwo twise inda yawe senyikuzemo, nta n'abana naso nkakurira ugakura. Rwose ntuzane umujinya kuri twebwe. Umugore ati ndekura se mama, ntabwo ngiye rwose umugabo we namukoza muri gereza, niba ubitekereza ubyibagirwe, azaguma hari ibihano bye abigumeyo. Mu byatuba ngo kimwana wa, niba ari uko bimeze, niba ubyanze ntacyo. None hari ikindi shaka gusaba, nkwisabira ikindi se irindi hirwe. Umva mwana wanjye rwose, noneho ndagusabye umfashe pe, umpe udufaranga. Urumva ntacyo kurya mfite, inzara iranyishe, umugabo nawe nishakiye baramufunze, kwishyura icumbi ntabwo bari gukunda, ese wampaye udufaranga mwana wa? Umugore ati ye amafaranga se, amafaranga yo nayaguha, wanyirukanye ariyo uri kuntuma, sha reka nze nyakuzanire pe. Nuko yagiye, ariko umugore asigara yumiwe, mbega ngo ndihombya, nirukanye umwana, sha none yarakize gutya. Umukobwa nuko yazanye amafaranga ati rero rwose ngaya, fata inote rwose, aya mafaranga ndumva ahagije kugira ngo ugende uhahe ibiryo, ukodeshe n'inzu, ntuzagaruka ahangaha, ariko ngenda guha agasopo, ntabwo ngiye nzigera nongera kugufasha ukundi, n'umugabo wese nzamufunguza, ntuzagaruke kuntesha umwanya. Umugore ati yewe mwana wawe urakoze pe, ntacyo. Umugore ati winkoraho se, wankozeho unyirukana, ntuzongere kunkoraho, genda we undeke. Yakabumbye n'ikamena. Ngo kandi umugore yakinze, mama we naguma hanze rwose akomeza kwicuza ibyo yagiye akora, ariko umugore nawe yagize agahinda kuko mama we yamwanze, akaba atangiye kuza kumusaba ubufasha. Iyo ukize baraza, nawe nukira bazaza, abagusuzugurisha bavuga ngo ntacyo uzimarira, umva nubabona hari icyo wagezeho bazaza batangire kukwibwira. Nuko isi iteye. Iyi minsi rero atambutse ari kumwe n'umugabo we, kandi batangira gupanga n'ubukwe. Nuko umugeni kandi yatangiye kumanuka, noneho n'ikanzu, uwajugunywe ku muhanda, uw'abanyeshuri basetse. Nuko yigiriye amahirwe, umugabo yatangiye kumara rwose, aravuga ati yego sha uri mwiza kandi uri n'umuganga wanjye, wamvuye uburemba, umvura n'ubugumba, izire rwose zana ikiganza, reka ngufate, sinzongera kukurekura, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye rwa mbere. Ati urasa neza cyane. Umugore yarishimye kandi nawe yakunze umugabo, iby'agahinda byarashize. Urukundo ni byose iyo rwabaye rwiza, urukundo ruzana ibyishimo. Niyo mpamvu namwe mbifuriza kugira urukundo ruryoshye. Umugore ati nanjye ubu ngubu ntabwo wakwiyumvisha ukuntu nishimye, uru rukundo rwanjye. Umugabo ati ndagukunda cyane. Ubu ngubu ugiye kuba umugore wishimye cyane ku isi yose, kandi nanjye ngiye kuba umugabo wishimye cyane ku isi yose. Ko bahoberanye kandi bari kwishimira ubukwe, ko bagiye gusezerana, bakaba bagiye gusezerana kandi basanzwe banabana. Uko urukundo rwe rwatangiye kose, icyo rupfa nuko ruba ruriho. Rwatangirira ku muhanda, rwatangirira mu kabari, rwatangirira mu ishuri, rwatangirira mu gihuru. Ikibazo si uko mwatangiye, ahubwo ikibazo ni uko muzasoza. Muzaharanire ko namwe urukundo rwanyu ruzagenda rugenda neza, gusa umwe biba bizaza. Nuko umukobwa wirukanwe na mama we yiboneye urukundo, kandi yibonera urukundo rw'umugisha.
nuko umugabo kandi bazaga ngo ni ingumba ngo ni ikiremba, Imana rero amubikiye umuntu uzamukiza. Nawe ntihebe, bizaza uko byaratangiye kose si cyo kibazo, ahubwo ikibazo cyaba ari uko bizasoza. Uzaharanire ko nawe byagenda neza, ntanga agakuru k'urukundo karangiriye. Reka twibutse ko iyi ari Gira Ubuzima TV, umusobanuzi ni Gira Ubuzima legend. Niba utarakana subscribe wabikora nonaha. Bye bye, naho ubutaha, turabakunda cyane.